Ibyo bihagije ndirimba muri korali ndi umugabo mfite abana babiri Yesu naduhana umugisha. Hanyuma mbere yuko tuganira hari igihe umuntu aba amaze iminsi hari ahantu atuye mbanze mbasangiza ahantu maze iminsi ntuye kugira ngo bifatikanyirize hamwe kutuzanira ibyiza. Dushimiye Yesu uzi kurarika uzi guhamagara. Turamushimiye ko natwe yaduhamagaye kandi tukamwitaba. Turabimushimiye ko yadusanze twigaragura mu ivata y'ibyaha yarangiza akavuga ngo ntitubeho tukabaho. Turabimushimiye. Turi mu minsi igoye abantu benshi aho nasiba repetition nzi neza ko nta muntu uri bubimbaze. Undi mu masengesho bajya bavuga ngo umuntu utarasenze nazaririmba, ngo umuntu utarepese nazaririmba, ariko turi mu minsi umuntu wese arimo gutungwa nayo yavomye. Bisaba no kuba maso cyane kugira ngo hatudasigara abandi bagakomeza. Hari umuririmbyi waririmbye amagambo akomeye, indirimbo narayiririmbye ariko yanze kunshiramo, ahubwo uko bukeye nuko bwije ihora impindukira nshyashya. Indirimbo y'105 ntabwo turi buyiririmbe wenda tuvuga amagambo yayo gusa. Yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwankuyeho ya migozi. Aravuga ngo byavuye se kuki? Aravuga ngo byavuye ku gushaka kw'Imana. Aravuga ngo si uko nari mwiza habe namba, ni ubuntu Yesu yangiriye. Aravuga ngo yarambabarijwe kuri wa musaraba. Aravuga ngo ndetse yabambawe n'abambuzi. Turashimira Yesu kubw'ubuntu yatugiriye, atabitewe n'imirimo myiza twakoze, ahubwo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ijambo ryarambye ngo ku bw'akavukire yacu ntitwarabo kugirirwa imbabazi, ahubwo kuko Imana yari umutunzi w'imbabazi, ari umutunzi wa byose, natwe yatugiriye imbabazi. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyobora arariza ishuri imyenda yanjye yose. Haleluya! Turamushimira Yesu ko turi mu bantu yanyuzeho tubabaye byarangiza akatugirira ibambe. Twarimo tuvuga uno muririmbyi yavuze ku buntu bw'Imana butangaje. Ntekereza ko kuba twicaye hano hari ubuntu bw'Imana butangaje. Ntekereza ko kuba ucyubatse iz'abandi zarasenyutse hari ubuntu bw'Imana butangaje. Ntekereza ko warabyaye ugashyira umugongo hari ubuntu bw'Imana butangaje. Kuba utari wabyara ariko ukaba ukiri mu rugo rwawe nabwo ni ubuntu bw'Imana butangaje. Kuba batari bakuvugiriza induru muri karitsiye ni ubuntu bw'Imana butangaje. Kuba ukisiga amavuta akagufata
ni ubuntu bw'Imana butangaje. Kuba mu mutima wawe hakirimo inzira z'igisiyoni ni ubuntu bw'Imana butangaje. Kuba ukitwa umukristo ukaba umukristo atari uko mwarimu ari kukureba, atari uko bagutangira raporo, ni ubuntu bw'Imana butangaje. Umuririmbyi avuga ngo byavuye se kuki? Avuga ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine. Turashimira Yesu watugiriye ubuntu butangaje. Kuba ugikora kariya kazi ni ubuntu bw'Imana butangaje. Kuba nta kazi ufite ukaba ukirya ni ubuntu bw'Imana butangaje. Kuba urwaye ukaba utarapfuye ni ubuntu bw'Imana butangaje. Mbega ubuntu! Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, niwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi, ngo witegereze nicwa n'isoni mubyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye humura, ninjye wakwicishije, nakoze ibibi aba ni wowe upfa, sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa, sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa. Haleluya, haleluya. Tujya turirimba integuza tukavuga ngo Imana yatuzaniye ni agakiza, ngo abinyujije mu kwemera kuduha umubiri we, amaraso ye yonyine niyatweza tugatungana. Urupfu rwe rwabaye urufunguzo rukingurira abera, ubu bari mu ijuru baradutegereje kugira ngo turaganwe nabo tuzahabwa ibyasezeranijwe. Turashimira Yesu wadupfiriye akemera kuba impangano y'ibyaha byacu. Uno muririmbyi yaramfashije, yaririmbye ku gitero cya gatatu, havuga ngo si uko nari mwiza habe namba, ni ubuntu Yesu yangiriye. Havuga ngo yarambabarijwe kuri wa musaraba, ngo ndetse yabambanywe n'abambuzi. Havuga ngo kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, haravuga ngo ninyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, ni njyewe yazize n'umukiza. Hashimirwe Yesu watwitangiye. Arangije arimba ku gitero cya gatanu avuga ngo bityo nifuza ni ukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo. Avuga ngo niwe ngabo yacu. Haleluya! Yesu niwe ngabo yacu, niwe aridukingira imyambi wamuba turasa. Turashimira Yesu ko tubona bukeye bukongera bukira, akadukingira imyambi wamuba turasa. No kuba turi hano nuko Yesu yakinze ingabo, no kuba utashyinguye nuko Yesu yakinze ingabo, no kuba utari umusazi nuko Yesu yagiye akinga ingabo, no kuba ukirya nuko Yesu Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hashimirwe Yesu ugenda ukinga ingabo, tukabona burishe, tukabona burakeye, urugendo rugakomeza. Imana ishimwe. Arangije avuga ku gitero cya gatandatu avuga ngo none icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka uzirimbure uzice, more nihariwe n'ibya Yesu. Asoza avuga ngo none maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye nawe mubiri we mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Uwo mwami tumurambura amaboko, yarakoze. Hashimirwe Yesu wadukuye ku ngoyi akatwunga n'Imana. Imana yo mu ijuru nitugire neza. Mama Zubareka yigire hafi amfashe kugabana uyu mugisha, dusome n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Turasoma ubutumwa bwiza, akira muri poromosiyo mu izina rya Yesu. Turasoma mu butumwa bwiza ubwanditswe na Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwa Luka, ibice byaho ni 15, ibice byaho 15, umurongo wa 11 asoze n'uwa 20, nta kintu bitwaye. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Titiri ravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara.
kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agitunguka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data nacumuye ku yo mu ijuru. Ushaka kurekera mu izina rya Yesu, wongere dusomere mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice byaho 11 umurongo wa 28 n'umurongo wa 29 gusa. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Dusome umurongo wa 28. Uravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kandi ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Dusomye amagambo y'Imana atari menshi, nifuza ko tunaganiraho mu kanya gatoya kugira ngo abaririmbyi bakomeze baturirimbire, kugira ngo dukomeze twumve umunezero wo mu nzu y'Imana. Yesu naduhana umugisha. Amagambo ya mbere twasomye, nekereza izi nkuru muzizi ndetse abari n'abazizi kundusha, ariko ikigaragara uyu mubyeyi yabyaye nk'uko nawe wabyaye cyangwa nk'uko uzabyara. Yari afite ngo abana b'abahungu babiri gusa. Bigezemo hagati umuhererezi aramubwira ati data tubyumve kimwe. Ibigaragara muri urugo ntago bari babayeho nabi, bari abantu b'abasirimu, kuko n'ikimenyimenyi habaga abagaragu, habaga abaje. Avuga ati data ubwo yari amaze guhaga, hari ukuntu abana bakurira mu biryo. Cyambwira abantu ntabwo tuzishinga abantu babivukiyemo. Hari ukuntu umuntu avukira mu rugo, arira bakamuzanira yogati, yarira bakamuhoresha irindazi. Twebwe mu gihe badoreshaga inombe y'ibishyimbo nabwo rimwe na rimwe, cyangwa ikijumba cyaraye. Ubu rero no gukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo, tutishinga ku bantu babivukiyemo, kuko hari abantu babivukiyemo nyine agenda uko nguko. Uru rugo narwo nta kintu cyari kibuzemo, ariko umuhererezi amaze kugubwa neza, mayoneze imaze kumugeramo, aravuga ati data tubyumve kimwe, ndashaka umugabane wanjye nanjye nkawuryohamo nkawukoresha icyo nshaka. Ise kubyakira biramugora, ariko aravuga ati kuko ari umwana wanjye nabyaye, byanze bikunze ngomba kubahiriza icyifuzo cye. Arangije ngo aragenda afata yapasuyemo kabiri, aravuga ati rwose nta zindi komenti, nta bintu byinshi, akira ibyawe. Ubwo wenda yahise ashaka abakomisiyoneri ashyira ku isoko. Barangije rwose ba Fredi nabo bikurikirana hariya hafi na ba mama Fredi, bahita bashyira ku isoko. Byanze bikunze amafaranga araboneka, ngo ajya mu gihugu cyakuri, ngo ya mafaranga yose ngo arayayisha.
muri make ayaryohamo ayakoramo ibyo ashaka byose. Ngo amaze kuyarya ngo muri icyo gihugu hatera inzara. Ngo imaze gutera ngo ashaka akazi mu gikingi cy'umutungo wari uri muri icyo gihugu, ngo abona akazi ko kujya aragira ingurube. Imana itwigisha cyane kuri aya magambo. Ibintu by'abanyamasengesho rero birakaze, utagira ngo iri jambo ni naryo nabyukanye. Urumva nyimara kubimenya nako nagize ndasenga, maze gusenga ndanasoma, utagira ngo nizo nabyukanye. Nari mfite inkuru z'umupfakazi wa umugore wagiye agatira ibintu byose, namwe mwarabisomye, ariko birangije birangira ijambo ry'Imana bariryo Yesu ashyira ku mutima we. Ngo arangije ngo uyu muhungu ngo abona akazi ko kwita ku ngurube, ariko uko yazitaga w'inzara niko yarushagaho kumurya, ngo asigara yifuza kurya cyangwa gusangira n'izo ngurube ibyo byasigaje, ariko nabyo ngo ntabe yabibona. Nibikunde. Arangije igihe uko gishize ngo arangije yisubiramo. Ariko mana icyama muri iyi minsi abantu bakisubiramo. Ngo amaze kwisubiramo ngo aravuga ngo mu rugo kwa data. Haleluya, Imana ishimwe ko dufite kwa data. Ngo aravuga ngo mu rugo kwa data hariyo abakozi n'abaja n'abajagiriza, bararya bagahaga ndetse bagasigaza ndetse bakanabimena. Sekeza ko wenda yanatungwaga no mu byo bamenye, izo ngurube nizo zabitungwaga, nibyo yifuzaga kurya. Ati none inzara irangije, avuga ati ariko maze kwisubiramo, nibuka ibibera kwa data, reka ngende mutakambire, mwinginge, musabe imbabazi, mubwire ngo data nacumuye kuyo mu ijuru, nawe nkucumuraho, mubwire ngo sinyikwiye kwitwa umwana wawe, nyemerera wongere ungirire imbabazi, wongere ungirire impuhwe, wenda umbare mu bagaragu bawe, nanjye nongere ngirirwe ubuntu bwo gusangira basi n'abagaragu bawe. Amaze kwisubiramo ngo arahaguruka avuga ati reka njye kwa data, ngo agihinguka kure. Haleluya, ngo agihinguka kure, ngo isara mwitegereze, ngo azabiranwa n'ibyishimo. Haleluya. Aravuga turashobora kuba ari wa mwana wanjye, birashoboka ko ari we. Ngo amubona ahingutse kure, ngo aravuga ngo nimutegure ibirori kuko umwana wanjye araje. Ngo amushyitse imbere, ngo amwikubite imbere, amusaba imbabazi, ngo aramubwira ngo sinyikwiye kwitwa umwana wawe, amusaba imbabazi. Aravuga ngo nimuzane imyenda mishya. Haleluya. Mushake n'imfizi nziza, kuko uyu yari yarapfuye none arazutse. Turashimira Yesu, nubwo twamubabaje ariko we ntabwo yaturitse. Urukundo rwe n'imbabazi ze byagumye kuri twebwe, atabitewe n'imirimo myiza. Imbabazi ze zigendana natwe no mu byaha, imbabazi ze zigendana natwe no muri karande. Ziradukurikirana. Na n'uyu munsi ubwo mubona turimo tubyina, ubwo turimo tumushimira, ngo aracyateze amaboko. Hashimirwe Yesu ugiteze amaboko. Nazanywe no kubabwira ubuntu bwa Yesu butangaje, nibwo bwageze no kuri uyu mwana w'ikirara. Yesu yaturebeye kure, amaze kuturebera kure, afatwa n'umutima w'imbabazi, afatwa n'umutima w'urukundo, atubonye atwinjiza mu rugo. Aravuga ngo nubwo bimeze gutya, ariko muri abana banjye, murabona acungusha amaraso, murabona itangiye ku musaraba, muri mubo nemerewe guterwa icumu mu rubavu, byari ukugira ngo muzabone ubugingo. Mubyanzanye
namwe murimo. Turamushimira Yesu ko umugambi wari mwiza kuri twebwe, kandi ibintu yibwira kutugira ari byiza atari bibi. Yesu natwe yaturebeye kure, twari tumeze nk'uyu mwana w'ikiraro, ariko atubonye afatwa n'umutima w'imbabazi, afatwa n'umutima w'urukundo, aravuga ngo uyu ni umwana wanjye, yari yarapfuye none arazutse. Natwe yaratuzuye, abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu turababarirwa. Turashimira Yesu watubabariye ibyaha n'ibicumuro, yarangiza akatwinjiza mu rugo. Mwibuka ukuntu mwari babi, wibuka ukuntu wari mubi, wibuka ahantu Yesu yagukuye. Nta muntu wari kukugirira imbabazi, ariko Yesu kuko ahorana umutima w'imbabazi nawe yarakwemeye. Turashimira Yesu watwemeye nk'inshuti ze, turashimira Yesu waduhinduye kw'abavandimwe. Imana yo mu ijuru nishimwe. Haleluya, haleluya. Abaririmbyi bateguye insanganyamatsiko ikomeye twasomye muri Matayo ibice bya 11:28, havuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uburuhukiro buri muri Yesu, ibyishimo nyabyo biri muri Yesu, amahoro asendereye ari muri Yesu. Mwemere kuko umutwaro Yesu atwikoreza ntabwo uremereye. Icyo agusaba ni ukuvuga ngo Yesu ndakwemereye mu mutima wanjye, ngwino muri njyewe, ngwino uture muri njyewe. Nubwo nari narakuvuyeho, ariko noneho ndagarutse, sinzongera kuzimira. Muri ibi byarabiririmbye, havuga ngo najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, havuga ngo ugarutseho noneho sinzongera kuzimira. Abantu barushye, abantu baremerewe, ntabwo ari igitangaza. Hari igihe n'umuntu aririmba ariko arushye, hari n'igihe umuntu aba umunyamasengesho ariko arushye, hari n'igihe umuntu aba umudiyakoni ariko arushye, hari igihe umuntu aba umukirisitu wo mu gihande ariko arushye, hari igihe umuntu aba umunyamasengesho n'umuvugabutumwa ariko arushye. Yesu umva itangazo yatanze, yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Uremerejwe n'iki? Uremerejwe n'ubukene? Ngwino kwa Yesu. Uremerejwe n'uruvugo? Ngwino kwa Yesu. Uremerejwe n'ubushomeri? Ngwino kwa Yesu. Yesu agira impamba aho abantu be, no mu gihe by'abasezeranyije bitari byagera, akaba impamba zibatunga muri urwo rugendo. Afite impamba aho abagenzi bajya i Siyoni. Dawidi yarabivuze, avuga ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni. Ntekereza ko yashaka kuvuga ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira zikijya gusenga, hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira zikijya guterana, kuko byanze bikunze mu materaniro ntabwo wahakura ubusa. Haravuga ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana no kumva icyo Yesu abashakaho. Havuga ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo bacyumva umuburo wa Yesu, kuko ngo abo bantu twarimo tuvuga ngo niyo banyuze mu gikombe cyitwa baka. Ubundi ahangaha niho abakristo benshi batagangarira, niho basigara abantu bafite ibyishingikirizo. Ibyo byishingikirizo rero hari igihe Yesu aza akabikuraho, ariko abantu bagifite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni n'ibyishingikirizo byavuyeho, nabwo barakomeza bakagenda. Haleluya! None ko muhagaze kandi urugendo rugikomeje, nuko ibyishingikirizo byavuyeho, nuko akazi kahagaze, nuko utinze kubyara se, nuko utinze kurongora se cyangwa kurongorwa, abantu bafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni niyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, barakomeza bakagenda, ntabwo bahagarara, nta kibakereza, kuko imvura y'umuhindo igize ikacyambika imigisha, barangiza bakagenda babiza imbaraga. Ariko Imana yongere gushoboze kugwiza imbaraga. Wahoze uri umunyamasengesho
ariko uko iminsi igenda isa ugenda wumva bishira muri wowe, bishira gake gake. Imana yongere gukomeze, yongere gukomeze, yongere gukomeze mu mutima wawe, hongera n'inzira z'igisiyoni. Ijambo yatubwiye ngo rero mwese abarushye n'abaremerewe, niwite ku gihe umaze urorongotana, niwite ku gihe umaze hariya hanze. Yesu aracyateze amaboko. Haleluya! Yesu mu bantu yaje gushaka, nawe urimo. Hari indirimbo tujya turirimba ikomeye muri iyi minsi, nafashe igihe cyo kuyitekerezaho, yitwa Controle. Hari ahantu turimo ku gitero cya kabiri havuga ngo ikintu gitumye iri juru rifite gahunda, iki ni cya gihe cyo gucyura umugeni, rirashaka kumenya amanota yiwe ngo rimutegurire. Amanota yawe nangahe ku buryo ijuru ryagutegurira? Ugejeje nk'amanota angahe? Ufite nk'amanota angahe ku buryo ijuru ryagutekerezaho rikagutegurira amapeti uzandikwa? Amanota yawe nangahe? Mu kazi ukora amanota yawe ubona yakuzura? Mu rugo iwawe amanota yakuzura? Mu baturanyi ubona amanota yakuzura? Ariko umva ukuntu ijambo ritubwiye, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Twemerere Yesu aturuhure. Hari ibintu bikurembeje, ufite ubwoba bw'ibihe, ngwino kwa Yesu arakuguranira. Yesu afite ingurane. Haleluya, haleluya. Yesu afite ingurane y'ayo maganya yawe. Ahantu hari amaganya, Yesu akatuza umunezero. Yesu afite ingurane y'ako gahinda umaranye igihe, akatuza ibyishimo. Yesu afite ingurane. Ngwino kwa Yesu, aracyateza amaboko, aracyateza amaboko. Ahari impamvu uyu mugoroba yakuzanye ni ukugira ngo wumve aya magambo ko Yesu agiteza amaboko. Ngwino tujye gusenga Imana.